igihe gifite agaciro kuruta amafaranga. Ushobora kubona amafaranga ahagije ariko ntiwabasha kubona igihe gihagije. Yaranavuze ngo ikibazo cyo guhora utegereje ejo ni uko iyo uhageze ahita hahinduka none. None yaravuze ngo tugomba kwiga gufasha ababikwiriye, ntabwo ari ugufasha ababikeneye gusa. N'ubuzima ubwabwo bufasha ubikwiriye, ntabwo ari ubikeneye. Ababikeneye ni bose, cyane ko ntawe ukize cyane ku buryo atafashwa, ariko siko bose babikwiriye. Ubuzima nabwo rero ngo bufasha ubikwiriye, ntabwo ari ubikeneye gusa. Iyo bavuga ngo amahirwe agera ku uyategereje wese, ariko agumana n'uwayaruhiye, uyakwiriye. Yaravuze ngo niba ukora, niba uri gukina, ntukabivange byombi. Mu mwanya wo gukora ntugakine na gato. Ntukaba uri mu kazi ngo uri no mu mafilime, uri no mu mikino, uri mu bintu byo gufinata, hoya. Niba ari umwanya wo gukora ntugakine na gato, nta myidagaduro igomba kuba ihari. Noneho mu mwanya wo gukina nabwo ntugakore na gato. Niba ari umwanya w'imyidagaduro, idagadure nk'aho nta kazi kabaho. Niba ari umwanya w'akazi, gakore nk'aho nta kwidagadura bibaho. Yaravuze ngo kwishima si amahirwe, ahubwo ni amahitamo. Uyu mugabo yaravuze ngo uri ikigeranyo cy'abantu 5 mumarana igihe kinini. Aranavuga ngo imyitwarire myiza ni ikiraro kiri hagati y'inzozi no kuzikabya. None yaravuze ngo ntugakunde gusa ibintu byoroshye, kubera ko ibintu byoroshye bituma wishimisha ariko ntabwo bigukuza. Ntugakunda ibintu byoroshye gusa. Ibintu byoroshye biragushimisha yego by'akanya gato, ariko ntabwo bigukuza. Aranavuga ngo urwitwazo ni imisumari ikoreshwa mu kubaka inzu yo gutsindwa. Uyu mugabo yaravuze ngo kugira ngo ureshye abantu beza bisaba kubanza kuba mwiza. Kugira ngo ureshye abantu bakomeye ugomba kubanza kuba umunyembaraga. Nuba mwiza abeza bazagushaka, nukomera abakomeye bazagushaka. Ukurura ibyo wahindutse byo. None yaravuze ngo gukora bike ariko ugashaka byinshi nicyo cyago kiruta byose mu bijyanye n'ubukungu. Urakora bike ariko ukitega byinshi. None yaravuze ngo ndibuka igihe nabwiraga umujyanama wanjye nti iyo nza kuba mfite amafaranga menshi nari kugira gahunda nziza. Yahise ansubiza ati aho uribeshya cyane, ahubwo iyo uza kuba ufite gahunda nziza wari kuba ufite amafaranga menshi. Ikibara rero si umubare w'amafaranga ufite, ahubwo ikibara ni gahunda ufite, ni umupangu ufite, ni inzozi ufite. Uyu mugabo yaravuze ngo formula iroroshye mu gukemura ibibazo. Koresha uburyo bwose ushaka amafaranga kandi ubikore vuba bishoboka. Igihe uzaba ufite amafaranga, ibibazo bizahunga, amahirwe azahunguka. Yaranavuze ngo kugira ngo ukemure ikibazo icyo ari cyo cyose, dore ibibazo 3 wakwibaza. Icya mbere, nakora iki? Icya kabiri, ni iki nasoma? Icya gatatu, ninde ushobora kubaza? Nakora iki? Ni iki nasoma? Ninde nshobora kubaza? Ron yaravuze ngo ikibazo si igiciro cy'igitabo, ahubwo ikibazo ni ibyo uhomba nutagisoma. Ikibazo si uko igitabo gihenze, ahubwo ikibazo ni ibyo uhomba nutagisoma. Aranavuga ngo utihangana n'umururumba ni abana b'impanga barwanya insinzi. Yaranavuze ngo mbega agahinda kubona umuntu ufite amafaranga ariko akaba nta byishimo agira. Uwo muntu aba yarize ibijyanye n'ubukungu akibagirwa kwiga ibijyanye no kubaho neza. Yize ubukungu ariko yibagirwa igisobanuro cyo kubaho ko ari ukwishima. Yaranavuze ngo tangira none kandi utangirira aho uri hose, utangirane n'ibyo ufite. Ron yaravuze ngo ntukamare umwanya wawe munini uteze amatwi ibintu bitabara, amajwi atabara. Gabanya volume rwose uyimariremo
niba ijwi runaka uri kumva ntacyo rikungura mu nzira yo guhesha agaciro amatwi yawe, bigusaba kumva gusa ibintu by'umumaro